ndabashimiye mwe mukomeza kunkurikirana umunsi ku munsi ndetse n'abahanganye bagakanda subscribe, si ukuba mwari mubuze ibindi mukora ahubwo ni uko munkunda, kambashimire mbikuye ku mutima. Rero uyu munsi hano ngiye kubwira ibintu bigera kuri 4 bituma abantu b'Abanyafurika tudatera imbere. Icya mbere, impamvu Abanyafurika badatera imbere ni uko iyo usanga bagira ishyari, umuntu arihiringa agakora video habe na like ndetse yajya no muri comment habe na comment n'iyi n'imwe. Gusa icya mbere ni ugukundana. Impamvu Abanyaburayi icyo baturusha barakundana. Wowe niba ubonye video kandi like, kujya muri comment ugakomentinga kuri iyi video ntacyo bitwaye habe na gato, gusa nawe wabikora. Icya kabiri, mu buzima bwacu ntabwo twese tuba twishimye, gusa tuba tunarakaye, gusa uko wageze ku isi simbizi, ariko uko byagenda kose nta muntu ugera ku isi ngo ntababare cyangwa se ntarakare. Kuba wababare cyangwa se ukarakara ntibivuze gutura umujinya mugenzi wawe. Niba ubonye video kandi like, niba ubonye kuri YouTube kandi subscribe, ubundi ukomeze kubana na Master G. Ikindi cya gatatu, ese mu buzima bwacu kubera iki cyane cyane dukunda kuba banyamwigendaho, ukumva ko ibintu wakora ari ibyawe ku bwawe ku giti cyawe byonyine. Gusa ibyo si byo, ibyo ni by'Abanyaburayi batuhije. Abanyafurika kubera iki mugira umujinya, ubugome, uburakari ndetse n'agahinda gakabije? Kuki wabona iyi video nk'iyi ngiyi ukaba utakanda like cyangwa se ngo ukande comment cyangwa se ngo ube wanasharinga ku bandi? Munkurikirana ndabashimiye. Niba wumva ko twaba inshuti, jya kuri WhatsApp ube wanyandikira kuri izi nimero, uragana na Master G official nk'ibisanzwe. Ndabashimiye mwe mukomeza kunkurikirana umunsi ku munsi mukanyeka ko munkunda. Ibyo ngibyo rero ndabashimiye mbikuye ku ndiba z'umutima. Ndabakunda cyane. Ntimujye umujinya kandi ntimurakare. Uyu ni Master G TV ibisanzwe. Aho muri hose reka mbibabwire neza, mbakunda bya danje, mbikuye ku mutima, mbikesha mwebwe like zanyu ndetse na subscribers. Ubu maje kugira subscribers zigera kuri 200, gusa mumfashe twibera tugere kuri subscribers 300, ubundi bindi Imana irabyikorera. Ndabashimiye, nimukomeze kugira ibihe byiza kandi ntimurakare.